Kuba muri iyi si bisaba kwitonda, gushishoza, guca bugufi, kureba kure kugira ngo tubane neza n'abantu. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none, njye mugiye kubana ni Joshua. Tugiye kurebera hamwe abantu ugomba kwitondera cyangwa ukabagendera kure, kuko urebye nabi wazisanga barashyize ubuzima bwawe aharindimuka. Ndagushimiye uhisemo kubana natwe, mwibutse ko ari umusanzu ukomeye kuba uhisemo gufungura ikiganiro cyacu, ariko ngusabe gukora subscribe, like, shares na comment udusangiza igitekerezo cyawe kugira ngo turusheho kuryoherwa n'ikiganiro cyacu. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none. Umuntu wa mbere ugomba kwitondera ni wa wundi ugusebya cyangwa akagutuka, yamara kubona ko ubabaye agahita akubwira ngo oya wibabara ntakinaga. Wa muntu wewe unkurikiye, ujye witondera aba bantu bahisha ubugome bwabo muri cya kindi ngo ntakinaga. Uwo muntu ujye umwitondera, kuko gukina bishinjagura umutima ntibikwiye. Ibaze nawe umuntu uhora akubabaza, wamara kubabara akakubwira ngo ntakinaga. Uwo muntu ujye umwitondera cyane, ujye umugendera kure. Utamwirinze yazahora agukomeretsa kandi si byiza. Tujye tumenya kurinda imitima yacu, kubabara, gushenjagurika bitewe n'amakosa ya bamwe mu nshuti zacu. Nizere ko iki kintu cyumvishe. Niba ufite inshuti nk'iyi si iyo kugumana. Abantu ba kabiri udakwiye kwizera ni ba bandi bafata amakosa bahama amakosa yabo, barangiza bakayakwegekaho. Inshuti yanjye inkurikiye, aba bantu si beza cyane. Aba bantu ni babi kuko ntabwo baba bashaka kwikorera ibibazo byabo, ahubwo baba bashaka kubihirikira kuri twebwe. Abo bantu bagendere kure, kuko bazakwanduriza izina ku busa, bakagushyiraho icyasha kubera ibyaha byabo n'amakosa yabo. Aba ni ba bandi muba mukorana mu kazi, barangiza bakagushyiraho ibyaha byabo kugira ngo birinde ko bagibwaho n'icyasha, ahubwo aba ari wowe uhata ibaba. Aba bantu ni abo kwitondera cyane. Abantu ba gatatu ugomba kugendera kure ni ba bandi bakeneye utwawe twose. Niba ufite inshuti ikunyunyuza, yirinde. Ni ba bandi baba bifuza inyungu zawe zose, mbese baba bashaka kukunyunyuza, ugasanga buri gihe ibikorwa byabo birwanya ibikorwa byawe. Kugira ngo ujye uhora munsi y'ibirenge byabo, bakora ibishoboka byose kugira ngo niba hari icyo ugezeho bifuze kukurya, kuguhombya no kukugira inama zigusenya. Niba ukurikiye iki kiganiro ufite inshuti imeze gutya, shaka uko mwatandukana cyangwa umugendere kure, kuko nta terambere akwifuriza. Abantu ba kane ugomba kugendera kure ni ba bandi bavuga ibitandukanye n'ibyo bakora. Abo bo utabitondeye wazasanga ubuzima bwawe buri mu kaga. Wazasanga ubuzima bwawe bwaragiye aharindimuka. Aba ni ba bandi bagira akarimi keza, ariko ibikorwa byabo bikaba bibi cyane. Nubona uri inshuti n'umuntu uvuga ibitandukanye n'ibyo akora, ujye umugendera kure cyangwa umwirinde, kuko iyo nta nshuti irimo. Ahubwo niba ufite inshuti ivuga make igakora byinshi, ujye uharanira kuyigumana. Hari abantu usanga mu kazi bari gukorana umurava, ariko badakunze ibiganiro bisenya, avuga hahandi biri ngombwa, agasubiza ibyo bamubajije, kandi ahanini iyo yakugiriye inama umuntu nk'ucecetse agakora ibitandukanye, akugira inama nzima zubaka. Niba ufite inshuti icecetse, iba icecetse ariko igakora ibitandukanye, haranira kuyigumana, kuko iyi ni inshuti y'umumaro. Ariko ya yindi ivuga menshi, igakora ibitandukanye n'ibyo ikora, iyo ngiyo uzashaka uko uyikura mu buzima bwawe. Nk'uko bisanzwe, njye mubanye muri iki kiganiro ni Joshua. Musabe gukora subscribe, kuko ari umusanzu ukomeye, kandi ukande like kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi, ndetse barusheho no kugisangiza abandi, kirusheho kugenda kibubaka. Abantu ba gatanu ukwiye kwitondera ni ba bantu bagushyira mu rujijo. Aba bantu ntukabizere, kuko bagutera urujijo kugira ngo bibungukire, ari bo bibonera inyungu. Ariko iyo bamaze kubona ko warakaye, baravuga ngo ntabwo nabishakaga. Atansiyo, uzitondera aba bantu kuko bakwica mu bitekerezo. Abantu nk'aba bagendere kure, kuko ntabwo baba bitaye ku iterambere ryawe. Uzi umuntu uhora akuryarya akakwizeza ibyo atari bugukorere. Oya nshuti yanjye, wowe unkurikiye, aba bantu birinde. Niyo nama isumba izindi naba nkugiriye ni ukubagendera kure. Abantu ba gatandatu ugomba kwitondera mu buzima bwawe bwa buri munsi ni ba bandi bangiza ibintu byawe bucece.
Aba ni babandi bakwangiriza ariko batuje ku buryo utapfa no kubimenya. Buri munsi iyo babikoze bashaka ingingo ibakuraho ayo makosa yabo. Abo bantu ni babi cyane, ni indyarya mbi cyane. Ni babandi bagukina ku mubyimba mu gihe cy'amakuba yawe. Aba ni ba bantu ugomba kwitondera kuko ntabwo baba bifuza icyiza cyaturuka iwawe. Abantu ba karindwi ugomba kwitondera ni babandi bahora bahengereye kubyaza umusaruro imbaraga zawe ariko izabo ntacyo wazungukiramo. Aba ngaba uko bizera ni bibi cyane, ni uko ubitondera kuko bakwizera mu gihe bafite icyo bari kukungukiraho cyangwa bari kukubyaza umusaruro, ariko iyo babona nta kintu kiri kukuvaho, mbese uri mu gihe cy'igihombo, bahita bajya kure yawe. Nubona inshuti zawe zimeze nk'izi, ziri selfishness, zikunda, uzazitondere cyane ndetse unabakure mu buzima bwawe nubishobora. Abantu ba munani ugomba kwitondera ni babandi bahorana amarira imbere yawe. Nta munsi w'umunezero wawe nawe, ahubwo ahorana amaganya, umwaka ugashira n'undi ugataha. Nubona inshuti zawe zimeze gutya, uzamenye ko ntacyo uzazungukiraho. Niba ufite inshuti imeze nk'imwe muri izi nkubwiye, ujye uyitondera cyane kuko nta cyiza yazakugezaho, ahubwo buri munsi aba yifuza ko wasubira inyuma. Uyu mwaka ugiye gushira, umwaka utaha uzatangirane n'inshuti nziza, inshuti z'umumaro, kandi umenye kwitondera inshuti zawe, umenye gusesengura inshuti ikuryarya n'itakuryarya. Bana natwe rero ukora subscribe, ukanda like kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi by'ubwenge bikwigisha uko wabana n'abantu mu buzima busanzwe. Mbonereho kukwifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 uzakubere mwiza, kuko nizeye ko Imana izakurinda muri iyi minsi isigaye kugira ngo urangire. Duhurire mu biganiro byacu bikurikira. Hasta la vista.